Yes, nongeye kubasuhuza mwese bakunzi ba Kamanzi Official, nifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Dukomeje amasomo yacu nkuko bisanzwe muri Pi Network, murabizi ko ariyo twibandaho kubera ko urugamba ruracyakomeje niyo bisa nka hariyo bikiga gutangira, ahubwo mureke duse nk'abasubira inyuma. Tugiye gusa nk'abasubira inyuma, ariko tutarasubira inyuma hari ibyo tugiye kubanza kwirebera. Turaje ishinga uyu munsi rero tugiye kwiga iki? Uyu munsi tugiye kwiga uko bandikira kwa team iyo bakwibye Pi zawe. Niryo somo tugiye kwiga kugira ngo bijye birushaho kudufasha. Mbere yuko turyinjiramo rero riko tubanze tubabwire yuko abantu bafite ibirori bitandukanye. Imvuze ibirori, hari ubukwe, hari inama, hakaba n'imihango ariko yabagize ibyago nk'ikiriyo. Abantu bakeneye gutegurwa amafunguro mu buryo bwari bwo bwose, hari groupe yitwa GMK ishobora kubafasha. Ifite ibikoresho byo mu gikoni n'ibyo ku meza. Urabahamagara kuri nimero 0782 5 ariko abashaka kurimba kwambara decoration, decoration yani ntashobora kubona izina nayivugamo, mwahamagara Mama Grace. Ubwo ni imyenda yo gukodesha yariyo yose y'ubukwe, y'ibirori, inama, iki. Mama Grace bakorera mu isoko rikuru rya Nyarugenge, mu Kigali City Market. Hanyuma muri etage ya kabiri mu muryango wa 20, muhamagare kuri nimero 0782 63 801. Hanyuma abakeneye ku amavideo yo kubamamariza ibicuruzwa byabo na service, mwahamagara kuri 0782 kwakorera video ubundi mukajya muyikoresha mushaka hose cyangwa bakanabamamariza. Murahamagara kuri 0782 34 7197. Hanyuma kuri Kamanzi Official abantu bakeneye kugira ibyo bamamaza, tubivuga nkuko tubivuga, nta video na majwi, tukumvikana bari muri kiganiro, bari kumara ukwezi. Hamagara 078320 1418 tugufashe. Twakomeje isomo ryacu rata. Uyu munsi narimbabwiye yuko tugiye kwiga uko bandikira kwa team bayandikira bate. Bura rero ari ikintu kimwe tugomba kumenya mu buzima bwacu. Bubamo iki? Bubamo ibintu bitandukanye. Mu bintu bibamo harimo no kumenya icyo kiza imbere. Kumenya. Dufungura application yacu ya Pi Network nkuko bisanzwe. Dufungura application yacu ya Pi Network. Nimara gufunguka tugiye gushora ikirego, tugiye kuregera kwa team. Umuntu yampemukiye, yantwari ibi n'ibi katurebe. No gusoma utuzi ibintu utasomye tuzi ndakurahiye. Abikakaye ni imikakaro. Twageze kuri dashboard. Ikintu ugiye gukora, urajya hariya muri turiya dukoni dutatu ibumoso, ego ukande kuri iryo jambo rya gatatu Pi browser. Mure kurikandaho haze sign in to browser, wowe ukande kuri ryo hasi alternative sign in. Iyo usanzwe ufite ama application niho ukanda. Cyateganirijwe nyine kuri sign in to Pi browser ni ugiye kuyidownload utari usanzwe ifite. Pi browser ifunguke. Twagiye Pi browser ifunguke. Nimara gufunguka internet buri nayo bitewe n'ikoresha hari igenda gake. Pi browser yafungutse. Urahitamo aho handitse wallet hagati hejuru, muri uwo murongo utambitse hagati hejuru wallet. Urangiza kubera ko ngiye mfungura wallet yanjye nkoresha fingerprint, ndakanda hara. Iyo ushyiramo passphrase uyishyiramo, urangiza ugakanda kuri unlock with passphrase.
ariko ngiye kunkoresha fingerprint. Ndakanda kuri unlock with fingerprint, nimara kuyikandaho bansabe iyo fingerprint nyine nyishyiremo. Mara kuyishyiramo wallet ifunguke. Ayibonye ko ifungutse. Mujye muyanganira internet, turaza kuyivugurura ariko buriya wallet yafungutse. Urangiye balance zanjye narazihishe ntago wazibona, ubwo nabyo tuzabyiga. Hanyuma urabona hejuru handitse Pi Mainnet. Munsi kuri icyo kirango cya Pi cy'umuhondo harimo wallet yanjye, wallet address yanjye. Ushaka kugira uyoherereza ngo aguhe Pi uyikandaho, tuzabyiga. Twatangiye isomo, twatangiye amasomo, tugiye kujya twiga tu. Hanyuma murebe hasi, ari ibintu byinshi tujye kujya twiga hano, abadakurikirana akazi kabo. Noneho rero murabona hano ngiye kureba, reka mvuge ngo zira Pi mureba ziheruka hasi, kamvuge yuko arizo banyibye. Pi zose zasohotse zijya ahandi atari zidafitanye isano na Pi. Reka mvuge ngo izi ngizi 0 n'ibice 0.45 izo ziheruka, kamvuge ko arizo banyibye. Ikintu nkora ubwo ni ukuvuga ngo ngiye kurega uriya muntu. Okay, uriya muntu ngiye kumurega. Ko ngiye kumurega, ngiye gufungura. Ndafunguye, areba payment sent. Izi ngizi zaragiye 1 2 3 4 ni 0 n'ibice 0.45. Noneho ndareba uyu muntu kandore, mwarebye dore wallet zagiyeho ngiriye. None icyo ndi bukore, ndagira n'inshinge mu rutoki, murabona ihindutse ubururu, ibaye selected yose. Abita ibaye selected ukana kuri select all uriko yabikoze, nkande kuri copy. Nimara gukanda kuri copy, ngiyewe ndasubira inyuma, nsohoke muri Pi browser, nisubirire muri Pi network handi tumayiningira. Mboneraho kumenyesha abantu yuko kongera kwandikira kwa team noneho byakunze, hafungutse. Ubu ngubu ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, kwandikira kwa team birakunda. Abo byari byaranze mwaza tukabandikira tukareba ko badusubiza bakosorera amazina cyangwa se ibindi bibazo mufite. Hanyuma urabona ko dusubiye ku dashboard yacu handi tumayiningira. Kanda muri utu dukoni dutatu ibumoso hejuru. Ego, ubwo tugiye kurega umuntu wanyibye. Hanyuma urebe hara hasi haheruka urwo rutonde rw'amagambo, hara kuri profile ukandeho. Numara gukandaho bategereza afunguke. Internet rwose karimo kugenda gacya. Nimara gufunguka uramanuka hasi urareba hara havivuye n'icyatsi, urebe munsi yaho handitse ngo report compromised account. Mbere hari ibara ijambo report mu ibara ry'umuhondo, ukandemo. Okay, urandika amagambo atarenze 318. Okay, none rero urabona barakubwira ngo help me protect my account, ngo mumfashe kurinda konte yanjye. Baratubwira ngo send us a message if you accidentally shared your password or noticed suspicious activity on your account. Twoherereze ubutumwa niba ku buryo bw'impanuka waragize aho utanga password yawe cyangwa se ibindi ushobora kuba konte yawe yikekaho. To avoid having your Pi stolen, kugira ngo wirinde ko Pi zawe zakwibwa, change your password or the profile page after reporting your situation.
kugira ngo wirinde ko payi zawe zakwibwa, gerageza uhindure password yawe cyangwa se profile page yawe nyuma yo gutanga raporo. Ubwo ni uzi icyo wumva wakora. Please add any information that can assist the investigation below. Nyamuna gira ikimenyetso utanga hano cyadufasha gukora iperereza. Uzi ikintu ngiye gukora, ndadoma mu rutoki mbere nk'ugiye kwandika, nsindagire mu rutoki hazi ijambo paste, nshyiremo ya wallet payi zagiyeho. Ndangiza mbanze nkore ubwo nibigiyemo, nindangiza nshatse ndabanza kwandika cyangwa se nandike nyuma. Ndayishyizemo, ibonye nindangiza nandike nti wenda ngiye gutangira kurega. Dear Core Team, this is the wallet address that has stolen my pie. My pie coins. Iyi niyo wallet address yibye pie zanjye. Noneho rero nkoze enter. Please help me to bring back to my account and to protect help me to bring back to my account. Help me to protect and bring back to my account. Kinjeza nivuze neza ra? Okay. Nsabye yuko inshuti Core Team, iyi niyo wallet address yanjye, wallet address yibye pie zanjye. Nyamuna ndabasaba kurinda konte, kurinda no kungarurira to bring back my pie coins to my account. Yego, ubwo bo barabyumva. Ubwo ni za pie nyine ndimo ku pie coins ni context imwe ndimo saba kugira ngo bayingarurire. Ntago wandika ibintu byinshi, ubundi wandika amagambo atarenze 318. Urabona ko nkoresheje 136 na mpamvu yo gushyira ibintu byinshi. Thanks a lot. Thanks a lot. Akoze cyane. Okay. Nindangiza kwandika nkuri, urabona iryo jambo report, iryo jambo ry'umweru mwibara rya move, mpite nkandaho raporo igende. Report sent. Your report has been submitted. Raporo yawe yagiye cyangwa se yakiriwe. We will investigate your account and situation. Yego, tujye gukora iperereza, hanyuma
rya konti yawe n'ikibazo uko giteye, ukore kuri dismiss ube urangije kwandikira core team. Nubirangiza ukiri bukore, urahita uhindura password ya konti yawe. Katubikore nabyo. Password urabona hano kano kavivuye n'icyatsi kanyuma, imbere ya password handitsemo update, kandamo. Mara gukandamo baragusaba igihugu, ugira uti ubwo no mu Rwanda, wenda u Rwanda ruze ndukandeho rugemo, hanyuma nimero yanjye 07 ibi ngibi rero ntabwo wabihindura ngo bikunde, ntabwo hano wabikora ngo bikunde. 3 20 14 18 ibi ngibi kuri YouTube ntabwo babyakira, ubwo byo tuzabyiga ukwabyo ko update nka password. Gatube tubiretse kayo nguko, nuko butumwa nagira ngo mbagezeho. Bisigaye muntu utarakora subscribe, ndagusabye gukora subscribe kugira ngo ikiganiro ujye ukibo, hanyuma kandi no kukazogira kugira ngo ujye ubona ikiganiro kikihagera, kuko tugiye gutangira kwiga ibintu bikomeye kandi by'ingenzi cyane bizabafasha mu buzima bwanyu bwose muri uyu mushinga wa Pi Network, kuko uyu mushinga usa nkaho ari kijya gutangira. Murakoze, mugubwe neza, muhahe muronke, kandi ikiganiro mujye mugisangiza n'abandi. Asante sana.